iyo ibikomere biri deep, iyo ibikomere bikata bikinjira cyane, izo mbabazi ntabwo ziva ku mwana w'umuntu. Kubabarira bishobora gutwara igihe. Mu buryo ndimo mbwira abantu, umuntu araza akicara, yabona tugeze mu gihe cyo kwibuka, ngo ubusenga imyaka 30 ni umuntu ngo ntarakira ntarababarira. Ndagira nkubwire ngo hari n'ugera ku myaka 100 akiri kurwana n'ibikomere by'iki, akiri kurwana urwo rugamba. N'uyu munsi mu Bayuda imyaka imaze kugera ku 100 irenga, n'uyu munsi ibikomere biracyari. Hari igihe ibikomere byo gukomera, hari igihe ubabazwa ku buryo ibikomere biri deep bigatwara igihe kinini cyane kugira ngo umuntu abashe gukira icyo kintu, icyo gikomere yatewe. Si igikorwa rero cy'ako kanya, ibikomere bimwe biragoye ku buryo gukira bitwara igihe. Kubabarira rero ni amahitamo, ariko gukira ni urugendo. Ndaza kubivuga kenshi ku bantu nimwe wibaza, wajya kumva ukumva wabariye umuntu, ukumva birongeye biragarutse, ugatangira kwicura urubanza, ngari sikose Imana yanjye ngo uyu muntu ko namubabariye, akaba ari umuboyfriend waguhemukiye nabi cyane akagenda, uko namubabariye bigenze biti, bikagaruka ukuba bigarutse ku mutima wawe. Ibyo nabyo turabirebaho, ibyo biragaruka cyane, ibikomere bigumaho, ariko ntabwo bivuze ko uba utarababariye. Ushobora kongera kumva umubabaro n'agahinda, ibyo nta kibazo, kubera ko wibutse ibikomere wagize ntibivuze ko utababariye. Kubera ko wibutse ko wakomeretse, kubera ko wibutse ko wagize ibikomere birenze, ntabwo bisobanuye ko utababariye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero ngo babarira 77. Mu yandi magambo, you keep on forgiving. Ukomeza ubabarira, ntabwo uhagarika kubabarira, kuko kubabarira ntabwo ari igikorwa gihita kiba ako kanya. Imbabazi ntizivuze ko cyangwa ntizivuge ko cyangwa zitange garanti k'icyizere kizahita kigaruka. Kongera kubaka icyizere bitwara igihe, ndetse rimwe na rimwe icyizere n'ubwiyunge bishobora kudashoboka, ndetse kandi waramaze kubabarira. Kuki tugomba kubabarira n'igihe bigoye? Your time, isaha yawe. Mu mwaka nko mu 2003 cyangwa na 4 nigaga muri Uganda. Hanyuma ku ishuri tuza kugira umushyitsi w'umuganga w'umudokiteri. Araza yinjira muri chapel twari turi, aduha ubuhamya, atubwira uburyo yatangiye, aragenda ararambagiza nk'uko bari abanambagije babigenze, ararambagiza umukobwa, biga umwana bagira gute. Hanyuma bamaze gushakana hadashize iminsi, aza gusanga umugore we yararwaye sida atarabimubwiye. Ndetse biza no kurangira uwo mudamu apfa mbere y'uwo mugabo, ariko ndibuka yahagaze imbere yacu arimo atubwira ubuhamya bwe. Bamwe barangiza n'amarira, abandi barangiza bigoye, ibintu bikomeye cyane. Ni nguko jiste bariya mubonye bavuye aha ngaha, bariya bama tumaze gusenyera nga twasezeranije, ugasanga umwe muri bo yararwaye indwara nk'iyo utavuga nk'ikizwa n'imiti, ariko ntiyigere abibwira uwo bagiye gushakana, akabimuhisha. Uyu munsi ni ibintu nk'ibyo tugiye kuvugaho. Turimo turavuga amagambo abaza ngo kubabarira ibitababarika. Mbese wowe uri aha ngaha, cyangwa mu basore n'abakobwa bari aha ngaha, uramutse urimo urambagiza umuntu, ugasanga jiste bimeze gutyo, ugasanga mumaze gushakana nibwo bimenye wabigenza gute. Nzi neza uko twicaye aha ngaha harimo abantu bari kurwana n'ibintu byinshi byitwa kubabarira, ndetse tukabura uko tubigenza, tukabura uko tubisobanura, ndetse hari n'abajya bagira ikibazo ugasanga ari no kurwana no kubabarira umuntu wamaze gupfa. Ugasanga ibikomere agifite no kurwana no kubabarira ni ibintu biri gukora no ku bantu bamaze gupfa batakiriho. Ndagira ngo duhereye ku iyo nkuru twiga ijambo ry'Imana, twibaze ngo mbese bigenda gute? Mbese birashoboka kubabarira ibitababarika, cyangwa kubabarira ibyo udashobora kwibagirwa? Muri Matayo 18:21,
hano ni hamwe Petero yabajije Yesu, aramubaza ngo mbese umuvandimwe wanjye, umushuti wanjye, umugenzi wanjye naramuka ampemukiye, nankorera icyaha, nzamubabarire kangahe, nzabigenze gute? Petero yagiye ari kwiyemera, mbese nzamubabarire inshuro 7. Arangije aramubwira ngo si ibyo gusa, ahubwo ngo aramubwira ngo not 7 times but 77 times. Ntabwo ari inshuro 7 gusa, ahubwo 77 nyinshi cyane. Sinzi iki ndabona gito. Imbabazi si igikorwa cy'akanya gato, ni urugendo rukomeza inshuro nyinshi. Dusabwa kubabarira inshuro nyinshi, ariko na ku mutima wacu ugenda ukira. Ngo rimwe na rimwe kubabarira ni igikorwa gigumaho, uko Yesu yabibwiye Petero, bikadusaba kugenda tubabarira, twongera tubabarira inshuro nyinshi cyane. Kubabarira si ukwibagirwa umubabaro nk'uko benshi tuyatubyibwira, ahubwo ni uguhitamo urukundo kurusha urwango, ukizera Imana ishobora byose, yo ishobora kukomora by'ukuri kandi igaca imanza zitabera. Kubabarira ni ikintu kigoye cyane, ndetse ikintu gikomeye. Forgiveness is of divine origin, and therefore there must be a divine intervention for one to truly forgive. Kubabarira ni igikorwa d'origine divine. Kubabarira ntabwo ari ikintu cyatangiriye muri kamere y'umuntu, nk'iriya nkuru maze kubabwira. Ntabwo byoroshye ngo ube wababarira umuntu gutyo. Kugira ngo tubashe kubabarira by'ukuri rero, hagomba n'ubundi intervention divine. Kugira ngo tubashe kubabarira by'ukuri, ijambo ry'Imana ritubwira, haragombera izo mbaraga z'umwuka, kuko n'imbaraga z'umubiri ntabwo ushobora kubabarira ntibyakunda. Kubabarira biroroshye iyo igikomere ari gito. Akantu gato byose, ngo mu gitondo twabyutse uyu munsi mu rugo turi kwitegura ngo tujye gusenga, n'inkweto zari bwambare mu gitondo, usanga abantu buriye igipangu barazitwara. Dusanga abantu binjiye bari mu gipangu, bapakira inkweto zose zari hanze barigendera. So ikintu nk'iki ndacyumva nkavuga ati yewe umuntu watwaye inkweto, uwo nta kibazo nshobora kumubabarira. Nkumva nta n'umwanya munini bintwaye. Nahamagaye mapende mubwiye ati urabwiriza uyu munsi banyibye inkweto, arangije arambwira oya, inkweto se ngo nizo zibwiriza? Ngo jya kuri Marine ugure sandalo uze ku rusengero. Turi kubigira urwenya kuko ni ikintu cyoroshye, ariko yonza nari kuba ndi kumubwira kimwe cy'igikomere kigoye, ntabwo ari uko yari bumusubize. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe igikomere aba ari kinini cyane. You know, the wounds are too deep. The wounds cut so deep. Hari ibikomere bari byinshi cyane, ndetse bigenda bikinjira cyane. Iyo umuntu rero, tuvuge nk'umuntu akugambaniye, tuvuge umuntu aguhohoteye, tuvuge umuntu yagutaye cyangwa yaguhemukiye bikabije, bya bikomere bimwe biteye ubwoba, hari igihe usanga kubabarira bitoroshye. Ariko iyo turi kugirinda n'utuntu dutoya, umuntu arakuvuze ntacyo bikubwiye, rimwe na rimwe ibyo biroroshye kubabarira, ariko hari aho tugera ibikomere bikaba ari byinshi cyane. Ese wababarira gute iyo bimeze nk'aho bidashoboka cyangwa bitabarika? How do you forgive when it feels impossible and unforgivable? Wababarira gute byagenda bite? Mbese wakora iki iyo ujya kureba ugasanga rwose pe ntabwo bishoboka, ndetse nta nubwo byumvikana? Ese hari umuntu waguhemukiye birenze urugero? Ndabyinjiramo mu kanya, dufate n'ingero zifatika mu ngo zacu, mu miryango yacu, mu nsengero, mu babyeyi bacu. Hari umuntu n'uyu mwanya urimo utekereza waguhemukiye ku buryo n'uyu munsi wibaza ngo mbese iyo umuntu abigenza gute, mbese iyo umuntu nakora iki kugira ngo mbashe gukemura iki kibazo mfitanye nawe? Ese uri ku rugamba rwo kubabarira umuntu waguhemukiye bikabije? Are you struggling to forgive someone who deeply hurt you? Umuntu waguhemukiye bikabije, aho ibikomere n'uyu munsi wumva bigoye cyane, aho wumva birenze ibyo washobora nawe ubwawe kwihanganira.
ibikomere bimwe birakata bikagera kure. Some wounds cut so deep. Ibikomere bimwe birakata bikagera kure. Reka nk'urugero, guhemukirwa n'umuntu wizeraga, ya nkuru nahereyeho, guhemukirwa n'umuntu wari ugiye gushaka, mukagera mu rugo ugasanga arwaye sida. Icyo ni igikomere gikata cyane, ndetse ku buryo baza ngo mbese icyo nzagikemura gute? Gucibwa inyuma n'uwo mwashakanye. Ibyo birashoboka cyane. Ushobora kuba uri hano umugabo yaraguciye inyuma, ushobora kuba uri hano umugore yaraguciye inyuma, ukibaza ngo mbese ibyo bintu bigenda bigakata tudi, bigenda bigagucumita mu mutima ukumva bimeze nabi. Ibyo bintu ubibabarira gute? Guhemukirwa n'inshuti, guhemukirwa n'umuvandimwe, ukaba uriho ufite umuvandimwe muvukana ugasanga akoze plot niwe ugufungishije. Dufite amakuru menshi cyane y'abapasiteri, ugasanga umupasiteri mwakorana umurimo niwe ugiye akoze plot yose bagize gute, baragufunze. Donc hahandi igikomere gicumita, when the wounds are too deep. Hamwe ibikomere bicumita ukibaza ngo mbese biragenda gute? Hari abantu bagirirwa ihohoterwa ry'umubiri. Ukaba ufite umugabo cyangwa umugore, kuko birashoboka ku mpande zombi, akaba umugore yaragukubise, umugabo akaba yaragukubise. Nkuko namaze kubaha urugero, umuntu umwe arashakanye aguca inyuma, ukibaza ngo mbese uyu muntu uzamubabarira gute, ndetse ukongeye tubana no mu gitanda kimwe. Ngo there is a time when the wounds are too deep, when the wounds cut so deep. Hari igihe ibikomere bikata cyane ndetse bigacumita cyane, ukibaza ngo mbese ibi bintu bishobora gute kugira ngo mbashe kubibabarira. Niyo mpamvu navuze iriya nteruro ivuga ngo kubabarira ni ikintu kiva mu isoko divine, mu buryo bw'umwuka. Kubabarira c'est d'origine divine, ni ikintu gifite a divine origin. In those perspectives, there have to be a divine intervention. Hagomba n'ubundi kongera kubaho intervention divine, hagomba kongera kuba ikindi kintu cy'uburyo bw'umwuka kugira ngo njye nawe tubashe kubabarira. Hari ihohotera rishingiye ku gitsina. Ushobora no kuba urimo hano warahohotewe. Noneho hari n'abahohoterwa n'ababyeyi babo, hari abahohoterwa n'abasaza cyangwa n'abashiki babo. Rya hohotera ni bamwe bikarangira bavuze ngo usizingera nshaka, kubera ko ibikomere biracumita bikinjira cyane. Nta banga ririmo hano mwabo bandi kuvuga murimo hano barimo. Ndibuka igihe kimwe tugitangira urusengero, dukunda kucana ku rusengero, tukuvuga ngo turi itorero ry'ibisenzegeri. Umuntu twaganira agasanga pasiteri n'igisenzegeri, wagana n'undi mupasiteri ugasanga n'igisenzegeri, wagana n'undi mukristo ugasanga twese twarashize. Ibikomere birakata cyane, ukibaza ngo mbese biragenda bite? Ese iyo bigoye ibyo bintu bidashobora kubabarika, tubibabarira gute? Tubigenza gute? Mbese tubana nabyo gute? Bimwe mu makuru tuvuga harimo hano muri twebwe ni amakuru ariho mu bana barangaha. Ese umwana watawe na se, umwana wagiye kugira imyaka 3, mama akamubwira ati so yaragiye yaragutaye. Hano harimo abana bameze gutyo, abana bakuze bagasanga nyina yarabataye yaragiye. Mbese ibyo bikomere bimeze gutyo abantu babibabarira gute? It's when the wounds are so deep. N'igihe ibikomere byinjira ndetse bigakata cyane kurusha uko byibwira. Mu yandi magambo make rero, rimwe na rimwe biriya bikomere bisiga inkovu zidashira, inkovu zihoraho, inkovu zikomeye cyane, ugasigara wibaza ngo mbese biragenda gute. Hari ukurekwa, abandonment, nkuko nabivugaga, umubyeyi guta abana yabyaye, uwo mwashakanye kuguta nta busobanuro, ntiwamuhemukiye ntiwamuciye inyuma, ukajya kwirota ugasanga umugabo yagiye, ukajya kwirota ugasanga umugore yagiye, ukibaza ngo mbese ibi bikomere bizashira gute. Ayo ni amakuru ya buri munsi, ayo ni amakuru y'ubuzima y'abana b'abantu. Hari ukubesherwa ibyo utakoze cyangwa ibyo utigeze umenya. Umuntu akagenda akakubeshyera ikintu utigeze ukora na rimwe ndetse utaratekereje, kandi kikagira gute? Kigafata. Ubwo ayo ni amakuru y'ubuzima bwa buri munsi. Abo bantu ndi kubabwira, izi ni ingero zifatika zirimo hano.
zirimo mu buzima bwacu, zirimo muri karitsiye aho dutuye. Hari ugutsindwa kubera uburiganya. Ni bangahe bagiye bagira urubanza, uri ufite ukuri nawe ubizi umutima wabyemeza, wajya mu rubanza ugatsindwa. Hari ibintu byinshi cyane wibaza ngo mbese ibi bintu nzabibabarira gute, mbese ibi bintu nzabigenza gute. Hari n'abafungwa barengana, ugasanga nyiri gukora ibyaha ari hariya, ariko wowe ukarangira ari wowe ubaye nyirabyago, ugafungwa uzira ubusa. Abo twabonye mu gitondo nababwiye amakuru ya mw'iyi minsi, bimwe bya tekinoloji biza za DNA, ukumva umuntu yari afunzwe hafi imyaka 40 irenga, baramubeshyeraga, ugasanga ari gusohoka muri gereza amaze imyaka 40. Ugatangira ukibaza ngo mbese uyu muntu azabigenza gute, mbese uyu muntu azababarira gute, mbese uyu muntu azigera atekereza kugira imbabazi. Kubabarira biroroshye iyo akantu ukoroheje gasanzwe, ukaza ukantwara inkweto batoke nta kibazo nzagura izindi, ukumva ntubona byitayeho. Ariko hari aho tugera ubwo igikomere kinjira cyane kigacumita kigakata, aho ngaho niho urugamba rwo kubabarira rugorana cyane. Ese uyu yaba ari wowe? Ntacyo ndibiguhishire, uyu ngewe ni ngewe. Kubera iki? Iyo ibikomere bikabije cyane birenze, bimena nko kubabarira bigize gute? Bidashoboka. Ukumva absolutely ntibishoboka, kandi ukurikije muri kamere y'umuntu ntabwo bishoboka. Iyo ibikomere biri deep bikata cyane, kubabarira ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kumbwira umwana w'umukobwa, umwana w'umusore w'imyaka 19, 20 akaza agasanga se yaramutaye yaragiye, ukambwira ngo uwo mwana azababarira se bigeze bitwaye igihe kingana iki? Uretse na se wamubyaye, uwo mwana bizamugora kubabarira cyangwa kwizera umuntu wese w'umugabo. Iyo ibikomere bimeze nabyo byinjiramo cyane bikata, biragorana cyane kugira ngo kubabarira kubashe gukunda. Niyo mpamvu kubabariranya ko hagomba divine intervention, hagomba intervention, hagomba ubufasha, hagomba ubutabazi bwo mu mwuka. Iyo bimeze kuriya rero, ibi bikomere biragoye kandi ni ukuri. Reka mbere kubaza icyongereza hariya turavuga ngo these wounds are real. God does not expect us to pretend they don't hurt, but he does ask us to trust him enough to release the burden of unforgiveness. Ibi bikomere tuba tuvuga, ako gahinda tuvuga, ibi bikomere biragoye, ariko ni ukuri. Ntabwo tugomba kubyirengagiza cyangwa ngo tuvuge ngo ntabwo bitubabaza, ariko Imana idusaba kuyizera bihagije, hanyuma tukayizanira ibyo bikomere, tukayizanira iyo mibabaro, tukayisuka imbere yayo. Ariko mu kuri ibyo bikomere nibyo. Reka noneho turebe gatoya, iyo tuvuga imbabazi tutagira ngo ntabwo ari ibintu bishoboka. Abantu bari hano bakuru bazi jenoside y'Abatutsi mu Rwanda, murabizi, dufite amakuru afatika y'ukuri. Ubona imbabazi zidasanzwe, imbabazi zidaturuka ku mwana w'umuntu, imbabazi zivuga ngo ibi bishoboka byonyine ari uko hari imbaraga zande z'Imana. Ukavuga ati ibi ntibishoboka ku mbabazi z'umwana w'umuntu, ibi ntibishoboka ku gutekereza k'umwana w'umuntu, ariko bishoboka kubw'imbaraga z'Imana zonyine. Niyo mpamvu ndavuga ngo turebe urugero, ibyo ngo real life examples of radical forgiveness. Imbabazi nyazo ubona ko ntabwo zaturutse ku mwana w'umuntu, zaturutse ku mbaraga z'Imana zonyine. Dore urundi rugero, uyu mukecuru witwa Kuri. Uyu mukecuru mu gihe cya jenoside y'Abayuda yarimo agenda ahisha Abayuda ashaka kubarokora. None igihe kimwe yari mu rusengero arimo ari kubwiriza, nko mpagaze hano, abakunda gusoma amateka y'umukecuru Kuri mwamusoma, amakuru yarahari hirya no hino. Igihe ahagaze mu rusengero arimo yigisha, umwe mu bagada, umwe mu basekirite barindaga kampu bari bamujyanyemo bagiye kumwica, agiye kumubona araza mujya imbere aramusanga aramubwira ngo mbabarira. Amateka tubwira ko uriya mukecuru yatitiye arajugumira n'ubwoba bwinshi cyane, ariko arangije aravuga ngo I forgive you my brother, avuga ngo ndakubabariye muvandimwe. Batubwira ko muri mukecuru yanditse igitabo cyitwa ngo kubabarira si amarangamutima, ni igikorwa cy'ubushake.
Forgiveness is not an emotion, it's an act of the will. Namwe ubwanyu muri aha ngaha mufite amakuru menshi cyane, ndetse na bamwe muri mwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi mufite amakuru yo kubabarira kwagiye kubaho, ukabikora nawe ukibaza ngo mbese ibi bintu bishobojwe nande. Ariko ndagira nkubwire ngo ibyo ntabwo wabishobojwe n'inyama n'amaraso, wabishobojwe n'imbaraga z'Imana. Iyo ibikomere biri deep, iyo ibikomere bikata bikinjira cyane, izo mbabazi ntabwo ziva ku mwana w'umuntu. Kubabarira bishobora gutwara igihe. Mu bice ndarimo mbwira abantu, umuntu araza akicara yabona tugeze mu gihe cyo kwibuka ngo ubuse nk'imyaka 30 umuntu ngo ntarakira ntarababarira. Ndagira nkubwire ngo hari n'ugera ku myaka 100 akiri kurwana n'ibikomere by'iki, akiri kurwana urwo rugamba. N'uyu munsi mu Bayuda imyaka imaze kugera ku 100 irenga, n'uyu munsi ibikomere biracyari. Hari igihe ibikomere byo gukomeka, hari igihe ubabazwa ku buryo ibikomere biri deep bigatwara igihe kinini cyane kugira ngo umuntu abashe gukira icyo kintu, icyo gikomere yatewe. Si igikorwa rero cy'ako kanya, ibikomere bimwe biragoye ku buryo gukira bitwara igihe. Kubabarira rero ni amahitamo, ariko gukira ni urugendo. Ndaza kubivuga kenshi ku bantu rimwe wibaza, wajya kumva ukumva wabariye umuntu, ukumva birongeye biragarutse, ugatangira ukicira urubanza, ngari sikose Imana yanjye ngo uyu muntu ko namubabariye, akaba ari umuboyfriend waguhemukiye nabi cyane akagenda, uko namubabariye bigenze biti, bikagaruka ukuba bigarutse ku mutima wawe. Ibyo nabyo turabirebaho, ibyo biragaruka cyane, ibikomere bigumaho, ariko ntabwo bivuze ko uba utarababariye. Ushobora kongera kumva umubabaro n'agahinda, ibyo nta kibazo, kubera ko wibutse ibikomere wagize ntibivuze ko utababariye. Kubera ko wibutse ko wakomeretse, kubera ko wibutse ko wagize ibikomere birenze, ntabwo bisobanuye ko utababariye. Ni niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero ngo babarira 77. Mu yandi magambo, you keep on forgiving. Ukomeza ubabarira, ukomeza ubabarira, ntabwo uhagarika kubabarira, kuko kubabarira ntabwo ari igikorwa gihita kiba ako kanya. Imbabazi ntizivuze ko cyangwa ntizivuge ko cyangwa zitange garanti ko icyizere kizahita kigaruka. Kongera kubaka icyizere bitwara igihe, ndetse rimwe na rimwe icyizere n'ubwiyunge bishobora kudashoboka, ndetse kandi waramaze kubabarira. Kuki tugomba kubabarira n'igihe bigoye? Ni mpamvu tuvuga ngo tubabarire n'igihe bigoye. Kimwe mu bintu byoroshye igisubizo umuntu wese yaguha ni ukubera ko Imana yatubabariye. Iyo ubwayo ni impamvu ishobora gutuma uvuga ngo nanjye ndababarira kubera ko Imana yambabariye. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Mubabarira abandi, mugirane imbabazi, mugirane impuhwe nk'uko nawe Imana yakubabariye muri Kristo. Kutababarira bibabaza twebwe kurusha abo abaduhemukiye. Kuguma kutababarira ni nko kunywa uburozi wibwira ko uri bwice wa wundi waguhemukiye. Kuguma uvuga ngo simbabarira, urwana nabyo mu mutima wawe, umeze nk'aho uri kunywa aside ukagira ngo irica wa wundi kandi ari wowe iri bwice. Niyo mpamvu tugomba kubabarira niyo tubona bigoye. Unforgiveness is a prison where we are chained to the past and kept in an emotional bondage. Kutababarira ni prison aho tuzirikiye ku byashize, tukibera mu gahinda ko mu mutima. Abantu benshi rero birangira bagumye aha ngaha tumeze nk'abifungiranye, kwibereye muri gereza. Kubabarira biratubohora. Kubabarira ntibivuga gushyigikira icyaha cyangwa kwibagirwa umubabaro, bisobanura kubiharira Imana, surrendering it over to God. Ngo Mana ndabiguhaye, niwe ugomba kubikemura. Kubabarira biratubohora. Abaroma batubwira ngo ntitugashake kwihorera, ntitugashake revenge. Kwihorera no kw'Imana. Imana yonyine niyo ifite gahunda n'umugambi wo guhora, kubera ko ari Imana ishobora byose, umucamanza utabera.
Forgiveness does not imply that what happened was okay or acceptable. It is simply saying, Lord, I trust you to handle it. Kubabarira ntibisobanuye ko ibyabaye ari sawa cyangwa nta kibazo, ahubwo ni ukuvuga ngo mwami nizeye ko ibi ubishoboye. I trust it over to you. When wounds are too deep and forgiving feels impossible. Iyo rero ibikomere byinjiramo cyane, bikata cyane imbere, ugasanga kubabarira bimeze nkaho bidashoboka. Iyo ibikomere birenze kwihanganirwa. Iyo wumva kubabarira bidashoboka, dore kimwe cya mbere njye nawe tugomba gukora. Acknowledge the pain. Ntukeneye kwihagararaho ko bitagoye. Bwiza Imana ukuri nawe ubwawe umubabaro bikomere byawe uko bingana. Ngo emera ko ikibazo kiriho. Witanye ngo ngo ngewe nta kibazo mfite. Emera ko ikibazo kiriho. Uvuge umubabaro wanjye nuko umeze. Agahinda mfite nuko kameze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Nta mpamvu nimwe kujya imbere y'Imana ukayitakira tuwiteka we, umugore nashatse yarankomerekeje, umugabo nashatse yarankomerekeje, umubyeyi wambyaye yarankomerekeje, yarantaye. Jya imbere y'Uwiteka Imana uvuge ati I acknowledge this pain, aka gahinda nakenda niko kameze. Iyo wumva kubabarira bidashoboka, hitamo kubabarira nubwo bimeze gutyo. Kubabarira ntibishingiye ku marangamutima, ahubwo kukubaha Imana. Abakosa 13 bavuga ngo mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha, kuko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ni ukuvuga ngo niyo wumva bigoye kubabarira, even when it's hard, you choose to forgive anyway. Uhitamo kubikora kandi bitoroshye. Iyo wumva kubabarira bidashoboka, igihe wumva udashaka kubabarira, nibwo uba usabwa kubabarira kurushaho. Kubw'ibyo rero hitamo kubabarira. Hamwe uri kumva udashaka kubabarira, hamwe uri kumva udashaka no kumva izina ry'uwo muntu, umuntu yari yaguhemukira, ku buryo udashaka no kumva izina rye, udashaka no kumva uwo bamuvuga, ku buryo wumva wanafunga amatwi ngo ntiwumve izina rye. Aho ngaho wumva kubabarira byanze, nibwo usabwa kubabarira cyane. Iyo ibikomere ari binini, wumva kubabarira bidashoboka, sengera uwaguhemukiye. Byari byakubaho umuntu yaraguhemukiye, ukaba udashaka no kuvuga izina rye mu kanwa. Wakumva naho barivuga, ntushake kuryumva. Wanabona aho ryanditse, ntushake kurisoma. Wabona umuntu bitiranwa kuri Facebook, ntushaka no kurisoma. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo bimeze gutyo, sengera uwo waguhemukiye. Nubwo wumva utabishaka, tangira umusengero uyu munsi wa none. Uko igihe kigenda, Imana izagenda yoroshya umutima wawe, Uwiteka Imana azagenda akiza umutima wawe. Mu bantu bakomereka cyane, mu bihugu bimwe aragenda, nimba yarakomerekejwe na se yitwaga Nsengiyumva kuko ari izina ry'umuryango, aragenda kugira ngo yibagirwe n'iryo zina, yibagirwe na se, akajya kugira gute no guhinduza izina kubera ibikomere yagize. Tuvuga ngo ariko icyo Imana idusaba hano si ukujya guhindura amazina, si ukora ibyo, ni ukugerageza ugasengera uwo muntu nubwo bigoye. Iyo ibikomere ari binini wumva kubabarira bidashoboka, reka gahunda yo kwihorera, izera Imana yo mucamanza utabera. Iyo ibikomere ari binini wumva kubabarira bidashoboka, forgive again and again. Babarira kandi wongere ubabarire. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeze 7, ahubwo yuko ugeze 77. Ni ukuvuga ngo urababarira, ukomeze ubabarire, wongere ubabarire. Iyo ibikomere ari binini wumva kubabarira bidashoboka, ibyiyumviro byo gukomereka, guhemukirwa, umubabaro bishobora kugaruka. Iyo bigarutse rero, iyibutse ko wahisemo kubabarira. Kenshi abantu mwakomeretse cyane, kenshi abantu twagiye duhana ibikomere hamwe wumva birenze ubwenge, ntugire ngo ubone ngo ubabarira kandi wibagirwe. Ibyo ni fake, ntabwo bibaho.
kwibagirwa ntibishoboka, nta bushobozi ufite bwo kubisaba mu mutwe wawe. Uzajya ubyibuka. Hari igihe umuntu yagoye mu kirengera akora akantu bikagarura bya bintu ukabyibuka mu mutima wawe. Ntabwo bivuze ko utababariye, ahubwo iyo ugeze aho ngaho uravuga ngo Uwiteka we, ndabizi nahisemo kubabarira. Ntabwo ari kuba utarababariye, ahubwo ni uko uri umwana w'umuntu. Ibikomere biriho cyane, inkovu ntabwo zashizeho, ziracyariho. Iyo ibikomere ari binini wumva kubabarira bidashoboka, rimwe biba ngombwa ko haba icyo twita kwitandukanya mu buryo bwiza, cyangwa healthy boundaries if needed. Ntabwo niba uri gukomeza ugirirwa nabi n'umugabo cyangwa umugore cyangwa umubyeyi, ntabwo ni ngombwa kubabarira bivuge ngo ugomba kuguma aho ngaho, ugume wicaye aho ngaho. Bishobora no kuba ngombwa kuva aho ngaho ukagenda, kubera ko rimwe na rimwe nabyo ni ingenzi, kandi ntabwo bivuze ko utababariye. Niyo mpamvu rero kubabarira ntibisobanuye ko ugomba kwemera kuguma uhemukirwa, uhohoterwa. Ushobora kubabarira ariko ukitandukanya mu buryo bwiza, utagenda usebanya ukafata reka njyewe nirinde kugira ngo mbashe gukomeza kwirinda guhohoterwa. Iyo ibikomere ari binini wumva kubabarira bidashoboka, izera Imana kugukiza no kukomora. Kubabarira ni urugendo, kandi Imana izaguha imbaraga zo kurugendamo. Iyo ibikomere ari binini wumva kubabarira bidashoboka, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nguramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Reka ngane ku musozo rero, nibaza ngo is there someone in your life that you find unforgivable? Ese mu buzima bwawe uyu mwanya hari umuntu ubona bigoye kubabarira cyangwa utababarika? Uyu mwanya twicaye aha ngaha ufite ibikomere bikiri bishya kandi binini. Are you wounds too deep and fresh? Ibikomere bigoye n'uyu mwanya wibaza ngo Uwiteka we, kubabarira nababarira gute? Reka mbasaba uyu mwanya, tekereza umuntu wagukomerekeje kurusha abandi. Umuntu ashobora kuba umugore wawe, umugabo wawe, umwana wawe, umubyeyi wawe, umukorana, umupasiteri wawe, ashobora kuba umuntu runaka. Byansabye kwitonda cyane, narimo debating ikintu, nashakaga ubundi gutanga impapuro kugira ngo buri wese yandikeho, nitumara tuze kuzishyira mu kebo dusenge tuzitwike, ariko ndavuga ngo reka mbe nitonze aho tube tubire tuzabikora ubutaha. Ariko tekereza uwo muntu muri uyu mwanya, hanyuma nitumara reka tugiye kwandika ingiki. Tugiye guhaguruka twese kuko twageze ku musozo. Abaririmbyi bashobora kuba baza hano imbere, baba bari kudufasha baririmba twitonze. Tugiye gusaba imbaraga z'Imana. Ubusanzwe ntabwo ari ngombwa ko tubandikira isengesho ryo gusenga, ariko twanditse isengesho hariya. Tugiye gufatanyiriza hamwe twese. Ngira ngo wamaze gutekereza uwo muntu wagukomerekeje kurusha abandi. Uramuzi uwo ari we, hamwe wumva ibikomere bigoye, ndetse rimwe na rimwe n'ibyo sindashaka kongera kuryumva. Tugiye gusenga dutya. Iri sengesho ni rirerire, twarisengera hamwe twese, twavuga hamwe twese n'amajwi arenga, ariko nitugera aha ngaha buri wese mu mutima we urashyiraho izina ry'uwo muntu. Byari kuba ari sawa twanditse udupapuro tukawushyiraho tukadusenga ubundi tukadutwika, ariko nta kibazo, na gutya ni sawa. Uwo muntu uramuzi, uwo muntu muramutekereza. So twese rero mu ijwi rirenga turakora dusenga, turasoma twitonze. Ndagusaba ufatanye nanjye uri gutekereza ibyo bikomere urimo, izo ntambara urimo, ibyo bikomere bimwe wumva bikagaruka uyu munsi, ejo bikagenda, ariko nagira ngo uyu munsi dusabe imbaraga z'Imana zibashe kudufasha. Mwe mukomeze munene nta kibazo. Twese hamwe turimo turabona kuri screen. Data wo mu ijuru, nje imbere yawe n'umutima ukomeretse, nikoreye uburemere bw'umubabaro natewe na ushyire izina ry'uwo muntu.
urareba kandi uzi uburemere bw'ibikomere byanjye, amarira ndira, amajoro ndasinzira, n'intambara ziri muri njye. Ariko nyamara Uwiteka we, umpamagarira kubabarira nk'uko wambabariye. Uyu munsi niyemeje kuzana uyu mutwaro imbere yawe. Mpisemo kureka ubusharire, uburakari, kwihorera no gushaka ubutabera, mbishyize mu biganza byawe. Menye ko gukira nyako kudaturuka ku kugundira umubabaro wanjye, ahubwo kuwurekura nkabishyira byose mu biganza byawe. Uhoraho, mpa imbaraga zo kubabarira, atari ukubabarira ku munwa, ahubwo kubabarira n'umutima. Nkuramo umutima ukomeye, umpe umutima woroshye, ucecekeshe amajwi ashaka kwihorera, hanyuma unyuzuze amahoro yawe. Nshoboza kureba abakomeretse ndebesheje amaso yawe, nibuke ko twese dukeneye ubuntu bwawe. Nizeye ko wakiza kandi ukomora ibyakomeretse, kurokora icyaheze, hanyuma ukazana ubwiza ubukuye mu mibabaro. Urukundo rwawe runyobore, imbaraga zawe zimbere urugero. Nguhaye abankomerekeje bose, hanyuma mu kubikora ndabohotse mu izina rya Yesu, amen. Your time. Isaha yawe.